tuganira iby'uru rugo ngiye bimaze kongera kureka tuganira iki tegereza ndakikubwira ndagira ngo umbwire nge nawe ninde nyir'urugo hano ni wowe none se turi kubimbaza ndi kubikubaza kuko nkeneye igisubizo cyawe ndabona wavanye neza uriyemeje ariko wari wakuntumye uriyemeje unwaye umugabo birarangiye umugutwara gute ari umugabo wari wansangana nawe se ewe maze kubafata inshuro zitabaye ufata ndi ufata n'igize wafata we narusisi biranye reka ahubwo umuntu wabikubwiye umbwire ko yavangiye ntabwo babimbwiye kuko ndabyifatira ubwanjye n'amaso yanjye ewe mbashije kumirwa ahubwo nabitekerejeho umva ari byo watekereje ariko nabyuze nza gusanga ntamutse nakwirukanye nyirukana njya heza ngomba kukwirukana ukambira mu rugo urugo rukongera kugira amahoro none njye ndi kukubaza amahoro mu rugo rwawe amahoro gusa narumiwe n'ukuri kw'Imana sinzi ukuntu nzabigenza pe ariko uvuze ngo kunyirukana kukwirukana nyine kunyirukana singajye ahubwo igihe wowe warusohokamo ahubwo wimagarara hejuru icazwa hasi nicara siriki so kugira ahangaha abagore iki gihe mwaranyuwe uranjyana hehe ndagusora mu nzu yanjye uzabwire umugabo wahitemo ari njye nawe none genda umuhamagara ahubwo we muhamagare nari njye nawe niwe ufite ikibazo so akamvira ahangaha oya ntabwo bibaho uransora se ujyana ndagusora hanze reka ndaje ngujugunyira utwawe umvira ahangaha waranyubiye ahubwo nakubwiye ngo umugabo wawe aba ari uhitamo ari njye nawe se ukwiye kubakwa ninde njye twarabyaranye we mwararyamanye none se kuki yagutaye niyo mwarabyaranye kuki yagutaye akaba ari ngezaho nanjye nicyo nshaka kumenya kakanya rero kimenye umuhamagare aduhitemo ari njye nawe umuhamagara uransokera iwanjye mujye muhurira hanze ibyo ntabwo bibaho mujye muhurira hanze ahubwo ndubona ngiye ndisiko naba nsekeje ngenda sinjya ugomba kuhava cyangwa mukajyana ntabwo bishoboka mujyane ni ukumuhamagara hano akaza mukajyana ugafata ibyawe nawe agafata ibyo mukajyana nese uriseye ibintu uri kuvuga none cyangwa uri kubihimba nyine biri guturuka mu ijuru bikakuzamo nk'uko mujya ndimo ndakina se ni ahantu ndi bujye uvuye mu cyariyo yose uraje ndakwakije urashaka kunsenya ibyo byo ntabwo bizakunda yego nyine waranyakize tonde ngukorane nk'uko wanyakije nyine ahubwo madawo warakoze Imana izaguha umugisha yenda nawe izaguha ni ukuri warakoze uzagira amahirwe kujya inyuma arimo arakuryarya ndabizi ngaho tegereza wenda uzabibona ko akujya inyuma aha naramwakije none nkuyeho umugabo kabisa nagenda genda ariko uzabona nanjye nari umukobwa nkawe di ntundebe gutya mbega ngo birabakiza mukozi w'Imana ukomera cyane amakuru ni meza aha nahise niwo mbajije utyo uyu munsi se ntuwuzi si kuwa gatatu ntuzi ko hari igihe bajya bantumira kuri rwa rusengero rwo hakurya mba nabyibagiwe ubu niho ngiye nanjye nari mvuye hepfo aha ngaha umuntu nari mvuye kureba makuru yo mu rugo se ni meza madamu ari aho nta kibazo turashima Imana cyane kujya muhora mushimira Imana sibye ko muzehe wanjye ameze nabi arwaye iki se ni izabukuru ni ugusenga cyane gusa Imana iraza kubikora yongere akiri araza gukira ntacyo nandi makuru se yo muri karitsiye ntabwo njye nyamenya cyane urabizi iyo ntari mu kazi ndi mu itorero birangora nyine ni nk'uwambaza yo muri karitsiye akasinyamenya nsigaye nimenyera ibyanjye ahubwo ni ukunsengera gusengera umuryango wanjye urashize urangiye kubera iki uranyumije ntabwo bizi ibya mushungu reka da komane yanjye madamu ntabyo yakubwiye sekreteri wese ntabyo uzi ariko rero nubwo ari sekreteri we ntabwo madamu ashinzwe kuvuga iby'urugo rw'abandi ashinzwe kuvuga iby'itorero ntabwo ashinzwe kuvuga ibyo mu rugo mushumba yarangiritse neza yaraguye ubu ngubu twamaze no gushyiraho inama yo kumukuzaho yesu we Mana we uriya mugabo ku kazi yananiye asigaye ari mu burara bwinshi pe neza nsigaye ngenda mbivuga kugira ngo atazayobya abana b'abantu ariko buriya jyewe nuko
hari ukuntu nayo ngiye kubikubwira mbere yuko musezerana ariko nayo mfite iyerekwa pe ariko oya umva nkubwira iyo abantu burya bakundanye hari igihe ushobora kugira gutyo ukibeshya ugasanga ariko gihe ikintu nakubwira cyo uriya mugabo wawe hari ukuntu nigeze gusenga ndasenga nari maze iminsi 3 niyiriza nsengera kiriya kibanza cyanjye bari bagiye guteza cyamunara ntubizi ariko narase wabonye ko nasenze cyamunara igahagarara ndabizi ni ukuvuga ngo muri iyo minsi 3 hari ikintu nabonye nararebye nsa ngo mwitorero hari umuntu ukomeye ugiye kugwa ngo kandi namara kugwa ngo azagusha benshi kugwa nuwo ni mushumba nuwo wiwanjye ngiyewe ndakubwiza ukuri ko icyo kintu nakibonye wakabaye waratuburiye kare kuko hari abana b'abantu ho kuri kw'Imana urabizi urubyiruko rusigara ruri hanze gutabarwa kwawe rero bukurayegereje kuvuye na Mutabazi Fred ubu muri aka kanya ndimo nditegura kuba bishop ni ukuvuga ngo amavuta yo mu ijuru muri aka kanya ubu ngubu yose adimo nguhaye iminsi 2 ngiye gusengera icyifuzo cyawe nubona ntagusubije uzamenye ko Pastor Fred Imana yandekuye shano ukuri kw'Imana nibyo nkwiye uzamenye ko Imana yandekuye jewe nasengeye igipapuro cyamunara cyaje bagiye kukimanika ariko Imana imanura ukuboko kwayo iravuga ati mwana wanjye ntawe uzajya nanjye ugombera rubingiremo gusa ntabwo nshaka yongera bimushuye Satani ni umugome Satani ni umugome pe Satani ni umugome pe usenga ushikana sawa reka mbe nkomeje sawa uko badakora wino bajyana abantu bakibamo Muko. Shabuja ari ese ko twatumaje ari inyuma mu gikari n'icyaye kuva kugira kandi gatase ukareka kujya wirirwa akazi ushaka kuba wumviriye neza ukari akazi keza ko mu bazungu ukajya gutekera ukabona ukava hano muri uwo bucakara ukabona wabwira ko bwamushumba nza kubona guteka nzakabona kuzamuhamagara nta kibazo mbwira nta kibazo nawe urabyumva umuntu ugiye gukora mu mazungu agomba kuba akeye nk'umukobwa nawe urabyumva tegura imyenda yawe neza isaha naguhamagara nta kibazo uhore witeguye nyine nawe kandi ndabikora rwose urakoze cyane sawa ushumba wari wibereye hano se waje naje niba neza rwose ni karibu rwose burya nari naguhamagaye kugira ngo tuganire impamvu nagutereye n'agatebe aha ngaha kugira ngo tube tuganira rwose ndimo ndategura ijambo ry'Imana usibye nawe uracyari wazemeye ukabyihurira oya ntago wareka ngo ibintu bipfe kandi rega menya ngo zayi na 99 ngo ariko nk'iyo yarizimiye bivuze ngo uyu munsi wowe urahari ariko hari n'abandi benshi batari baza kandi tugomba kubazanira Kristo ibyo tubyihorenge ntabwo ari byo nje kukureba nta nubwo nacyo kiganiro twari kugirana nje kukugira inama nyako ya mafaranga ugacyayabitse nk'aho kugura imodoka ya mafaranga abakristo bamaye yo kugura imodoka ndayafite ahubwo nicyo nguhamagariye kugira ngo ariko umushumba wagiye kumupfa ugafata amafaranga ukayabika mu nzu uzi ko bayaguhaye mu mbaga y'abaturage abantu bangana kuri wagira ngo secrétaire aberaho iki nanjye nagira ngo tujye inama ndeko natumiza iriya modoka noneho umugabo wanjye umugabo wanjye bikora akunda kujya hanze ziranye n'abantu bazana imodoka afite inshuti nyinshi zicuruza imodoka hanze zinaze zimurwa
yazane tuyamuhe maze ubundi agira ati agutumirize imodoka nukuri pe kuko kubika amafaranga wazashiduka rwose bagutsinze agatwe bagakuyeho rwose amafaranga nk'ari miliyoni 20. Okay, reka mbitekerezeho. Ariko nako nacu turaca kuri banki y'amafaranga ndayaguha ariko sitasiyo ugomba kundebera imodoka nziza. Erega buriya twanakembera tukanagana. Ariko uri umwana mwiza ntago wakwemera ko umuganga akora ibintu bibi. Muganiriza zanza n'imodoka nziza. Uya rwose ndamuganira. Hari amafaranga shaka gukoraho urumva? Hari kimwe cya kabiri nasize ahangaha nka kwakira tuzayongera kuri banki kugira ngo nta kibazo rwose hari usibye no kubona umuhanda ndatekereza madamu wa dahari twanareba n'ahantu tujya kwicara tugafata ku gafanta tutarinze tunicara mu rugo yego nta kibazo abagabo binjije barabwira umuntu w'umugabo abika amafaranga mu nzu nayazane nkwereke Shatariwe Shataragiye agiye yanwariye amafaranga we Shatariwe amafaranga ndayabuze yayajyanye ndamwica Shatariwe Shata miliyoni 20 yazijyanye we yazijyanye ndayabuze miliyoni 20 yose 20 yayajyanye yose ndamwica samukora nari ngendere byo kwa mushumba sinamenye ibyo ari